turabasuhuje inshuti mudahema kudukurikira, mumeze mute? Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze ibane namwe, ibashyigikire mu byiza byose mutekereza. Turabashimira cyane ko akanya haka mwongeye kuduha umwanya. Uyu munsi rero turashaka kugira ngo tuvuge ku bintu bijyanye n'ubugiraneza ndetse no kubaha muri rusange. Kubaha abantu ni byiza, kugirira neza abantu ni byiza, ariko hariho abantu benshi babyuriraho bagashaka kugira ibikoresho abantu babagirira neza. Muze tubane tugirane ibihe byiza. Ni Justin Niyonsaba, iyi nica n'amahumbezi. Abo dusanganywe rwose turabashimira, kandi namwe bashyashya tubahaye ikaze kugira ngo turusheho gusangira amakuru kuri uyu muyoboro wa cano amahumbezi. Ubundi mu muco nyarwanda cyangwa se no mu muco w'abandi bantu bo hambere, kugira neza ni umuco mwiza kandi ni umuco ukwiye kuranga abantu bose muri rusange, kandi gufasha ndetse no kugira impuhwe ni ibintu byiza ku bantu bose batandukanye. Ariko muri iyi minsi usanga kenshi na kenshi kugira neza bikubera ahubwo intangiriro cyangwa se imbarutso yo gutangira gufatwa nk'igikoresho. Hari igihe ugirira umuntu neza agatangira kugufata nk'igikoresho aho kugira ngo agufate nk'umuntu w'ingirakamaro. Bigenda bigaragara hirya no hino, bigenda bigaragara hirya no hino. Rero nanjye natekereje nti ahari ibi bintu wabizana tukabiganiraho, kugira ngo ahari niba nawe uri muri uyu murongo ugire ukuntu witwara. Muri Justin Niyonsaba rero, kandi nongeye kubwira abadukurikira ngo igihe icyo ari cyo cyose tuba turi kwiga bino byigisho, mujye mutanga ibitekerezo byanyu muri comments kugira ngo turusheho gusangira amakuru, cyane cyane yaba y'impinduka cyangwa se uko mwebwe mubyumva. Rero kugira neza nk'uko twatangiye tubivuga ni byiza, ndetse iyo ugira neza rwose uba uri nta makemwa. Ariko ubugira neza bwawe bugarukira he? Butangirira he? Bugarukira he? Impuhwe ugira zitangirira he? Zigarukira he? Buriya hariho abantu benshi babayeho mu buzima bubi, atari uko badakora, ahubwo ari uko bagira neza, noneho ubugira neza bwabo bukaba bwarabagize nk'ibikoresho, cyangwa se abo bagirira neza bakaba barabagize nk'ibikoresho, bityo kugira ngo bazazanzamuke bava aho bari ari ikibazo gikomeye. Ubugira neza rero buri mu buryo bwinshi. Ubugira neza buri mu byiciro byinshi cyangwa se muri segiteri nyinshi. Hari ubugira neza mu buryo bwo gufasha umuntu mu kazi mukorana hamwe, hari ubugira neza mu buryo bwo gufasha umuntu kubona icyo arya n'icyo anywa, hari ubugira neza bwo gufasha umuntu kugira ngo abone aho aba, hari ubugira neza bwo gufasha itorero usengeramo cyangwa se kurikorera imirimo, hari ubugira neza bwo gukora mbega akazi ako ari ko kose, ndetse n'ubugira neza bwo mu rugo nabwo burakorwa cyane. Ariko inshuro nyinshi usanga muri iki gihe uko urushaho kugira neza niko abantu barushaho kugenda bagufata nk'undi muntu udafite ubwenge, cyangwa se nk'undi muntu uri ku rwego ruciriritse. Bakagufata nk'umuntu rwose uri aho, umuntu udafite uko atekereza, umuntu uriho atariho. Noneho abantu benshi bagatekereza ngo mbese kugira neza niko gushobora kuba gutuma ibintu bimera gutya. Uruhande rumwe birashoboka. Impamvu bishoboka ni iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo uko umuntu arushaho kugira neza, ariko agashaka gushimisha abantu cyane kurusha uko we bimushimisha, cyangwa se uko we abifitemo ubushobozi ndetse n'imyumvire myiza, hari igihe biza kurangira ubugira neza bwe bumubereye nk'ingaruzwamuheto, agahinduka ingaruzwamuheto. Muzabirebe, iyo umuntu ari umuntu witanga cyane mu buryo bw'idini, ashobora guhinduka igikoresho cy'idini. Noneho ugasanga icyo idini ripanze cyose rirashaka kugira ngo akigaragaremo. Gukorera idini cyangwa se itorero ntabwo ari ibintu bibi, ndetse ni ibintu byiza rwose, ariko nanone iyo birengeye babona bakakubona ari weho ufite umwanya uhoraho, bakabona rwose ari weho umeze nk'aho uri imburamukoro udafite icyo ukora, ugasanga ibibonetse byose nibo bashaka kubyegekaho. Cyangwa se n'abaturanyi bawe bashatse kukugira nk'igikoresho, mbega ugasanga icyo ari cyo cyose barashaka kugira ngo bagutume. Bityo rero ugasanga ubugira neza bwawe bwo kugira ngo bukugirire umumaro, cyangwa se bugirire mwembi umumaro, haba wowe ubugira ndetse n'ababugirirwa, ahubwo abo ngabo babugirirwa bagashaka kugusuzugura bifashishije icyo kintu. Reka tuvuge cyane ku baturanyi. Wenda ni ukuvuga ngo umuturanyi ashobora kuba wenda agutuma, nibyo akagutuma ati ngira aha nkorera iki, uri umwana mwiza, uri umukobwa mwiza rwose urumvira, uri umusore mwiza urumvira, uri umugabo mwiza urumvira, uri umugore mwiza urumvira. Ariko uku kumvira kwawe ukwiye kugira limite.
ukwiye kugira limite. Igihe icyo ari cyo cyose umuntu akubwiye ngo nkorera iki, ntabwo ari ngombwa ngo ugikore kabone n'ubwo waba wifitiye imbaraga cyangwa se ubushobozi. Biba bisaba kugira ngo nawe ushyire mu ntekerezo cyangwa se mu nyurabwenge utekereze. Niba ukoreye umuntu inshuro ya mbere ukabona ashaka kubigira akamenyero inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, ashaka kugira ngo agugire nk'igikoresho, nawe muhagarike kugira ngo bigaragare ko utarimburamukoro, kandi ko igihe icyo ari cyo cyose umuntu agushakiye atari cyo gihe akubonera. Ariko hari nk'igihe usanga rwose umuntu w'umusore baramugize nk'aho ari nk'ingorofani aho ngaho mu giturage, ukagira ngo ni igare cyangwa n'imodoka, ibibonetse byose akaba ariwe ushaka kugira ngo akaba aribo bashaka kugira ngo bamubimushyiremo. Ngwino nkorera iki, ngwino wikorere iyi fumbire, ngwino ugire iki, ngwino ugire iki, ngwino ugire iki. Niba ari ikiraka, niba ari amafaranga yakorere nta kibazo, ariko niba ari ibikorwa by'urukundo uramenye ugira amakenga. Kubera ko abantu inshuro nyinshi twifuza ibintu by'ubuntu, nubwo benshi tudashaka gutanga iby'ubuntu, ariko burya twifuza yuko abantu batugiriye impuhwe bakaduha ibintu by'ubuntu. Uko urushaho gutanga imbaraga zawe rero ku buntu, niko urushaho kugenda uhinduka igisenzegere, ukagenda wangirika, ukagenda ubura intege, kandi uko urushaho kugenda ucika intege, ba bandi bakusingizaga bavuga ngo uri umwana wa runaka wumvira, uri umugabo runaka cyangwa se umusore, umukobwa wa runaka arumvira, ibi ngibi bitangira kugenda bivaho, ahubwo bagatangira kuvuga yuko uri umugome, kubera ko intege zagushiranye. Cyangwa se nanone ushobora kumarira imbaraga zawe muri abo bantu, bikaza kurangira n'ubukene buguteye. Ubukene rero iyo buguteye, bo batangira kuvuga yuko wagize ubwenge buke, kandi imbaraga zawe zose waragiye uzikoresha mu nyungu zabo. Wabaragiriraga ihene, wabaragiriraga inka, wabavomeraga amazi, wabasenyeraga inkwi, wabasirizaga inkwi, mbese ikintu icyo ari cyo cyose wakunze kubakorera, icyo ngicyo gihinduka zeru. Igihe icyo ari cyo cyose wowe ubwawe ntacyo wimariye. Iyo ntacyo wimariye, burya abantu ntacyo biba bibabwiye. Baba baraguporofise yego, ariko ntacyo biba bibabwiye. Baba bashaka kugira ngo intege zawe zose zibe muri bo, intege zawe zose zibe muri bo, mbega wowe ubure icyo wimarira. Rero ukwiye kwitonda. Nk'uko twabibonye, kugira neza ni byiza, ariko nanone ukabigiramo ibintu by'amakenga, kugira ngo ahari utazagwa mu ruzi urwita ikiziba. Reka twongere tunyarukire ku idini. Idini nk'uko twabibonye, hari igihe naryo rishaka kuguprofita, rigashaka kugira ngo urikorere ibishoboka. Niweho ugomba gukubura urusengero, niwe ugomba gukoropa ubwiherero, niwe ugomba kuzana ibintu bitandukanye, ariko nyamara ibyo ngibyo ntago ari zo nshingano zawe. Wagiye mu idini ushaka agakiza, wagiye mu idini ushaka nawe gufata igihe cyo kuruhuka ndetse no kwitekerezaho. Ntago wagiye kwirwa wikorera imitwaro y'idini cyangwa se y'itorero gusa. Icya cumi, amaturo, uko ubishoboye ukwiye kubitanga, ariko nanone hariho n'amadini azanamo ibintu by'umurengera, akavuga ati noneho uyu munsi tugiye gutangira ibikorwa wenda by'ivugabutumwa. Ubwo uwo muntu kubera ko yakubonyemo inyungu, arashaka kuguprofita kugira ngo azajye yirwa kuzerereza mu misozi hirya no hino. Ni ukuvuga ngo umurimo wa pasiteri bakwiye kuwukora, umurimo w'abakirisitu nabo bakwiye kuwukora, ariko hari igihe usanga nk'umupasiteri yigira umunebwe, noneho ugasanga ashaka kugira ngo umwizera we cyangwa se umukirisitu we cyangwa se umurokore we abe ari we umukorera nk'inshingano, ashaka kugutumira runaka, kandi ku buntu urakoresha itike yawe, kandi nyamara we agahemberwa imirimo yakoze, kandi akayihemberwa ari we ho wayikoze. Kenshi na kenshi hariho abantu benshi bashaka gukoresha abandi nk'ibikoresho, ariko inyungu zose zibaturutsemo zigafatwa na ba bandi babatumye cyangwa se ba bandi babakoresha umunsi ku wundi. Rero abantu b'abanyamadini nabo iyo bakubonyemo kugira intege nke imbere yabo, kugira ubwoba imbere yabo, kutavuga icyo utekereza ahubwo ibyo bavuga byose ugashaka kubyikiriza. Kenshi na kenshi hari igihe bavuga ngo ni ijambo ry'Imana ribivuze, ariko nyamara Imana ntago yemera yuko umuntu arenganywa, ntago yemera yuko umuntu afatwa nk'igikoresho, yemera yuko umuntu afatwa nk'umuntu w'igikomangoma, kandi umuntu ufite gahunda mu mibereho ye. Umuntu wese afite icyerekezo, kandi umuntu wese Imana ifite icyo yamugeneye. Kumufata rero ugashaka kumuhindura igikoresho cyawe, kandi umubeshya ngo ni igikoresho cy'Imana,
aho ngaho uba ubeshye kandi aho ngaho rwose uba uhemutse. Ariko hariho abantu benshi babikoresha bakavuga ngo uri igikoresho cy'Imana, nyamuneka uzajya ukora ibi, uzajya ukora na biriya, kugeza ubwo hariho n'abantu bageraho bakavuga ngo icya cumi, tuzi neza yuko icya cumi ari ibintu umuntu yungutse byungutswe ku byashowe. Urugero, niba wenda washoye nka miliyoni imwe ukunguka miliyoni n'igice, ibihumbi 500 nibyo byakabaye bivamo kimwe mu icumi, ubwo ni ukuvuga ngo ni ibihumbi 50. Ariko abanyamadini bamwe na bamwe kubera gushaka kwagura ubucuruzi ndetse no gushaka kubona inyungu nyinshi, hari igihe akubwira ngo ese ubundi Imana ko yagukoreye byinshi, kuki utayiha kimwe mu icumi ngo ufate n'igishoro cyose utangeho kimwe mu icumi? Ku munyedini cyangwa se ku muyobozi w'idini, uramutse warashoye miliyoni ukungukaho ibihumbi 500, we kuzana ibihumbi 50 bikomoka kuri bya bihumbi 500 ntabwo bimushimisha, ahubwo aba yifuza yuko wazana ibihumbi 150 bikomoka kuri ya miliyoni n'ibihumbi 500, kandi ntatekereze yuko ya miliyoni ari igishoro washoye. Ariko kuri we aravuga ati rwose iyaba byose yabimpaga nta nicyo byantwara. Ni ukuvuga ngo ku munyedini niyo wamuha byose, kuri we ntacyo byamutwara kuko ni ntacyo aba ashaka. Ariko ku muntu wamaze kumaramaza, abwira umukirisitu we yuko akwiye gukora ibishoboka byose, akabanza akamenya ubuzima bwe akabucunga neza, kandi yakunguka akazana kimwe mu icumi cy'ibyo yungutse. Ibyo ngibyo rwose birumvikana. Ariko hariho n'abantu b'abanyamadini baba bashaka kugenda bakora imishinga runaka, bagashaka kubwira abaturage ngo ni Imana yavuze. Umuntu w'umwigisha agashaka kugura imodoka cyangwa se agashaka kubakisha inzu nziza, akagenda avuga ngo ni Imana yabivuze, ngo abakirisitu ngo bazamwubakira inzu, ngo bazamugurira n'imodoka. Ibyo ngibyo rero ni ukubeshya, kandi iyo umukirisitu abirimo neza hari igihe bamugira ingaruzwa muheto, noneho bikaza kurangira bamukenesheje bakamushyira iheruheru. Rero niba uri mu idini uko waba uririmo kose, uramenye uzajye wirinda. Ijambo ry'Imana riratunganye, rivuga neza ibintu bikwiriye uko bikwiye gukurikirana. Uramenye ntuzabe imbata y'abayobozi b'amadini, kuko nabo hari igihe baba bashaka guprofita abantu. Uzabyirinde rero, kuko uko urushaho kugenda wigaragaza nk'umuntu mwiza, ndi kurushaho kugenda usigingira. Reka tugere noneho ku bintu bijyanye no korohera abandi. Korohera abandi nabyo ni byiza, ndetse ni na byiza cyane, ariko nanone uzajye ubigiramo kwitwararika. Nk'ubu urugero, hari nk'igihe mushobora kuba muri nk'ahantu ugasanga abantu, wenda reka tuvuge ko muri nk'abantu 100 mwese mushaka gukorerwa serivisi runaka. Uko ubonye umuntu ukamuha icyubahiro ukamuha umwanya wawe, wabona undi ukamuha icyubahiro ukamuha umwanya wawe ukamwimukira. Uko urushaho kuguma wimukira abantu benshi cyangwa se ureka abantu benshi bakagutanga, niko urushaho kugenda agaciro kawe gatakara. Hari igihe wibwira yuko ukoze neza, ariko bariya abantu uhaye umwanya baragusuzuguye cyane. Hari akantu kamwe nigeze kubona kuri TikTok kavugaga ngo aho umusore yigeze kujya mu modoka, ageze mu modoka noneho haza kwinjiramo umukecuru ageze mu modoka abura aho yicara, wa musore arahaguruka aha wa mukecuru umwanya, maze wa mukecuru yitegereza wa musore, aramubaza ati wa musore ati ufite imyaka ingahe? Aramubwira ngo ufite imyaka 30. Ati mfite imyaka 30. Nuko wa muntu wa mukecuru abwira wa musore ati njyewe rero umusore wanjye yagejeje imyaka 30 yariguriye imodoka. Ati yagejeje imyaka 30 yariguriye imodoka agendamo. Noneho uyu musore nawe nk'umuntu w'umunyabwenge kandi w'umuhanga kandi wari warakoze ibintu byiza, nawe aravuga ati ariko ubwo mukecuru yamanje gutoteza nk'uwo musore, amubwira ati imyaka 30 yose ugitega imodoka? Nuko aravuga ati umusore wanjye cyangwa se umuhungu nabyaye yagejeje imyaka nk'iyawe afite imodoka yigenzamo. Nuko uwo musore nawe aravuga ati nanjye kuri iyi myaka mfite namanje kugurira mama wanjye imodoka, ubu niwe uyitwaramo, ubwo nanjye ndateganya kugura iyanjye. Maze wa mukecuru aracuba. Ariko urumva ntabwo uwo mukecuru yatekerezaga neza wa musore amugiriye, ahubwo we yahise amunyega. Rero kugirira abantu neza no kubagirira impuhwe hari igihe aho kugira ngo bagushime ahubwo baheraho bakakunyega.
bakakunyega bakagufata nk'aho uri umunyabwenge buke, mbega uwo muntu agafata nk'aho agusuzuguye. Wamugiriye neza yakabaye akubaha, ariko none haragusuzuguye ndetse anakugejeje hasi cyane. Ahangaha rero uba ukwiye kugira amakenga, kubera ko urushaho kugirira abantu neza wenda ngo bagushime, ahubwo barushaho kukugaya ku kigero cyo hejuru. Niyo mpamvu mbere na mbere ujye ubanza wibanze, ujye ubanza wibanze mu byo ukora byose. Wagirira abantu neza, uko wakora kose ujye ubanza wibanze wowe ubwawe, kuko kwibanza byagufasha gutsinda ibigeragezo byo gushaka gusuzugurwa n'abandi baprofitiye ku neza ubagirira. Rero iyo ugiriye umuntu neza uyu munsi wenda ukamuha 1000, ejo ukamuha 2, ejo ukongera ukamuha 1000, aravuga ngo yarampaze, ngo ubu ntagakinkunda, kubera ko azi neza yuko niba waramuhayeho 1000, ejo ukamuha 2, aba yifuza yuko ubutaha uzamuha 3. Nuko nguko rero abantu benshi bakora, nuko nguko abantu benshi bashaka guprofita abandi. Ahari sinzi niba hirya iyo ngiyo namwe mujya mubibona uko biba bimeze, ariko uko urushaho kugirira umuntu neza niko arushaho kugenda gusesera, akakwinjirira mu buzima, kandi agashaka gutesha agaciro ibintu byose umuha, ahubwo akifuza ibintu byawe byose. Hariho abo birangira batangiye kugambanira babagiriraga neza, kugira ngo ahari ibyo bari bafite bindi wenda bashobora kuba barabakinze nabyo babibahe. Rero niba uri umugira neza, ukaba uri umuntu ushishoza, uramenye kugira neza kwawe kutakubera imbarutso yo kuba wasuzugurwa. Reka tubashimire inshuti mudahwema kubana natwe, inshuti mudahwema kudukurikira. Uyu munsi twavuga ku bijyanye n'ubugira neza. Niba ugirira abantu neza cyangwa se ukabagirira impuhwe, uramenye uzajya ubanza wibanze, noneho abandi ubakurikizeho. Ntuzigere ufata umuntu ngo umurutishe ubuzima bwawe, kuko ibyo ngibyo nta nubwo byenda kuguhesha icyubahiro, ahubwo bizatuma bakugaya cyane. Buryo umuntu aguha icyubahiro kubera ko n'ubundi hari ibintu runaka wifiteho cyangwa se ufite, ariko niyo wagira neza ukagira neza abantu miliyoni, ariko wowe ugasigara uri umukene usabiriza, mu wagiriye neza kugira ngo hazagire ukwitura byagorana. Rero umuntu burya bamukunda kubera ko hari icyiza gifite, cyangwa se ko hari ibintu agifite uwo munsi. Iyo ibintu bimaze kumushiraho n'abantu bose bamushiraho. Mukomeze mugire amahoro. Niba hari icyo wadusangiza muri comments, tukarushaho gusangira amakuru, kandi tugushimira cyane udahwema kubana natwe no gukurikira ibiganiro byacu. Yari Justin Niyonsaba, naho ubutaha.